Ni mu masaha y'umugoroba, muri kano kanya rero turi iwabo wa Agathe, aho ababyeyi be ndetse nawe ubwe baba bicaye muri salo bari kuganira na papa wa Asha ndetse na Asha. Asha rero ni umusore mwiza ariko kano kanya yicaye mu kagare, hashize igihe gito cyane akoze impanuka yatumye rero atongera kureba ndetse ntiyongere no guhaguruka ukundi. Hanyuma rero iyi miryango yari inshuti cyane ndetse yari ifitanye n'amasezerano yasezeranye kera, aho bavugaga yuko abana babo bagomba kuzakora ubukwe bagashyingirana kugira ngo nyine bizinesi bakoranaga zikomeze kugenda zitera imbere. Ariko nyine siko byaje kugenda kuko papa wa Asha we yaje kugira ikibazo maze aza guhomba amafaranga yose amushiraho. Hanyuma rero byaje gusa nkaho we nyine abaye umukene, maze iyi famiye ya Agathe itangira kumugendera kure rwose. Gusa nyine aya masezerano bari barasezeranye bagombaga kuyubahiriza, dore ko nyine hari n'amafaranga menshi imiryango yabo ya mbere, abasekuruza babo nyine bari barabitse. Bavuze yuko aya mafaranga azagabanwa n'iyi miryango igihe nyine izaba yaramaze gushyingiranwa. Igice kimwe kizatwarwa n'umugabo, ikindi kigatwarwa n'umugore. Aya mafaranga rero famiye ya Agathe yo yabonaga yuko itayakeneye kano kanya, ndetse batekerezaga yuko aya mafaranga n'ubundi ari aya Agathe, batakwemerera ko umwana wabo ajya kubana n'uyu musore ufite ikibazo, kandi mu by'ukuri n'ubundi amafaranga byanze bikunze azamugarukira. Hanyuma rero muri uyu mugoroba nyine papa wa Asha we bari kubabwira ati ariko mugomba kubahiriza amasezerano maze mugashyingira umukobwa wanyu, umuhungu wanjye. Mama wa Agathe ati ntukikunde, ntabwo dushobora gushyingira uwo muhungu wawe utareba, umuhungu wawe ugendera mu kagare. Ubwo se koko iyo aza kuba ari wowe wari kwemera kudushyingira? Naho rero papa wa Asha ati cyane rwose ngenda ari kubyemera. Ati none se ubundi mutekereza ko impanuka itagira ku muntu uwo ari we wese? Iyo aza kuba ari umukobwa wanyu se mutekereza ko twari kumwanga? Mama rero wa Agathe ati mbabarira umukobwa wanjye wimushyira muri ibyo bintu, kuko rwose umukobwa wanjye ntabwo yagendera mu kagare nk'umuhungu wawe. Bakomeje guterana amagambo rero, maze Agathe ahita abwira papa ati papa ndakwinginze rwose ntukingire uyu musore, ntabwo mushaka. Nyamara aba bombi baba barakundanaga cyane, bari bafitanye na gahunda yo kubana, ariko nyamara ashamara gukora agisida Agathe agahita amwihakana, agahita amwanga ku manywa y'ihangu. Hanyuma rero Asha na papa we baratashye. Bageze mu rugo Asha yabwiye papa ati ariko papa, kubera icyo gukomeza kunsebya hejuru y'ibibazo byose mfite, hejuru y'agahinda mfite ko Agathe yanyanze, n'ubundi uracyakomeza rwose gutuma bambwira amagambo mabi. Naho papa waterega mwana wanjye, uretse nyine no kuba ryari isezerano ko wowe na Agathe mugomba kuzabana, ariko kandi urabizi ko twarakennye, nta kintu na kimwe dusigaranye, nta nshuti yanjye n'imwe ukeneye kunguriza, kandi nyamara nkeneye amafaranga. Kandi urabizi yuko buriya muri ariya masezerano harimo amafaranga menshi, byavugaga yuko nuramuka ukoze ubukwe na Agathe mukamarana imyaka 3 tuzabona amafaranga. Nibura rero urumva ko ari we nari nteze amakiriro. Asha rero amubwira ati papa rwose ibyo byose ntibindeba, njyewe ndababaye, mfite umutima ubabaye, wikomeza kunshyira muri ibyo ngibyo, agahinda mfite karahagije, sinkeneye rero gukomeza kumva amagambo mabi yose amvugwaho. Ku rundi ruhande rero Silvana nawe ni umukobwa wa papa wa Agathe, ariko nyamara ntabwo bahuje mama wabo, kubera ko mama wa Silvana papa we yaramutaye, ari nabwo yajyaga gushaka mama wa Agathe. Hanyuma rero papa wa ba Silvana nyine na Agathe ntabwo rwose ajya bitaho, ndetse bimeze nkaho atanabazi. Kuri we ni abantu basuzuguritse, wagira ngo ntabwo ari amaraso ye. Kano kanya rero mama wa Silvana ararwaye, ararembye, dore ko afite ibibyimba mu mutwe, aba ari kubabara bikomeye, nta kintu na kimwe abasha gushyira mu nda, aba arembye rwose. Bamujyana rero kwa muganga, maze muganga akabwira Silvana ko rwose bakeneye nyine kuba bamubaga mu mutwe, ariko ko bitakorerwa mu gihugu kuko bidashoboka, ahubwo ko bazamujyana hanze. Silvana rero yabajije muganga ati none se muga, kujya hanze birasaba amafaranga angahe? Naho rero muganga ati birasaba miliyoni 50.
Silvana yabitekerejeho maze ubona rwose ubwenge bubaye nk'aho bugiye. Aya mafaranga bari bamubwiye bisa nk'aho ari ubwa mbere yari ayumvise mu matwi ye, kuko uretse no kuyabona aho ari rwose iyi mibare wagira ngo nibwo yari akiyumva. Yatangiye kubwira muganga ati ubuse kuko aya mafaranga nzayakura he? Naho muganga ati ahubwo nta gihe kinini usigaje kubera ko ibibyimba biri kugenda bikura, hakenewe rero ko tumubaga hakiri kare. Silvana yitegereje mama we maze igitekerezo kimuza mu mutwe ko ahantu hambere akwiriye kujya ari ukujya kureba papa we maze akamusaba aya mafaranga. Yaragiye rero arakomanga, ariko nyamara yasanze nyine papa we ndetse na mama wa Agathe bicaye muri salo bari kuvuga nyine kuri cya kibazo cyo kwa Asha. Hanyuma rero agikomanga bamubajije ikimugenza, nawe ati mama wanjye ararwaye, ndetse ibi yabivugaga rwose apfukamye hasi. Ati papa urabizi nta kintu kimwe nigeze ngusaba, nagerageje kwirwanaho ndetse nkarwana no kuri mama wanjye, ariko aho bigeze ntabwo nabishobora kuko ararembye. Nkeneye amafaranga yo kugira ngo muvuze, nkeneye ko rwose ajya hanze maze bakamubaga mu mutwe. Ndakwinginze rwose mbabarira umpa amafaranga. Naho rero aba babyeyi bari bari kumureba bamusuzuguye, bisa nkaho rwose abateye iseseme ndetse ari no kubanukira. Naho rero papa ati none se ubundi ayo mafaranga uri kuvuga nangahe? Silvana ati ni miliyoni 50. Bose bararebanye. Naho rero papa ati nta mafaranga mfite rwose, noneho yo gupfa ubusa muri ubwo buryo bwo ntayo mfite habe na gatoya. Agatima rero kahise gakomanga mama wa Agathe maze ahita abwira papa wa Agathe ati ngwino nkubwire gatoya. Bagiye mu cyumba maze ahita amubwira ati ahubwo se urabyumva ute turamutse dufashe uyu mukobwa maze tukaba ari we dushyingira uriya muhungu utareba utanahaguruka mu ntebe, noneho nyine ukamubwira yuko ayo mafaranga uzayamuha, ariko rero ntabwo wayamuha nyine nawe urabizi ko ayo mafaranga angana gutyo utayakura mu rugo, ariko nyine dushobora kumukoresha kugira ngo twirinde yuko amasezerano twasinyanye n'uriya muryango yazatugiraho ingaruka. Naho rero papa wa Agathe atari ko uzi yuko ari byo, kandi nyine bityo n'ubundi aramutse agiyeyo kubera ko ariya mafaranga bagomba kuzagabana n'ubundi yanditse kuri Agathe, ni hahandi n'ubundi bamaze kuyagabana n'ubundi ariya mafaranga yaza kuri Agathe. Urumva ko nta gihombo twaba dufite n'ubundi ariya mafaranga twayisubiza. Kandi ikindi uriya mukobwa rwose ndahamya yuko byazamurambira n'ubundi akavayo nyine, cyangwa nashaka azagumeyo ni akazi ke, ariko umwana wacu ye kujya kuba muri uriya muryango wakennye. Barabinogeje rero maze bagaruka muri salo ubona rwose basa nkaho noneho bafite akamwenyu ku maso. Batangiye kubwira rero Silvana bati gusa nyine hari icyo dutekereje wakora ubundi nawe tukaguha ariya mafaranga. Bamubwiye rero ibyo bifuza maze Silvana abwira papa we ati papa komeza neza maze umbwire umutego aho uri bya nyabyo, kuko ndabizi ko ibyo bintu birimo umutego. Sinibaza impamvu mwanze kumushyingira umukobwa wanyu, byanze bikunze harimo ikibazo kandi gikomeye. Naho rero papa ati nta kibazo kirimo, ni uko nyine umukobwa wanjye atamushaka, kandi nawe uri umukobwa wanjye, ubwo rero nta kibazo nyine wowe genda mubane ubundi nta kibazo amafaranga uzayabona. Silvana rero ntabwo yagombaga guhakana kubera ko yari akeneye amafaranga mu buryo butangaje. Yaramubwiye ati nta kibazo reka njye kubitekerezaho ndabaha igisubizo. Yaragiye abitekerezaho umwanya muto maze ahita abahamagara ati nta kibazo ndabyemeye, ariko nanone ndifuza yuko ubwo bukwe bwaba vuba cyane kubera ko nkeneye amafaranga yo kuvuza mama wanjye kandi nta mwanya mfite wo gutegereza. Papa we yaramubwiye ati dushobora gutegereza nibura nk'ibyumweru 2, ariko ngomba no kubanza kubivugana n'umuryango wa Asha. Silvana rero yarabyemeye. Ni nako kandi ubwo papa wa Agathe yahise nyine ahamagara papa wa Asha ati bya bindi noneho nabyemeye nta kibazo, mwaza maze tukavugana. Papa rero wa Asha yaraje ndetse na Asha bicara muri salo. Papa wa Asha yatangiye kubaza papa wa Agathe ati none se ko ntari kubona hano Agathe yaba ari hehe? Naho rero papa wa Agathe ati ahubwo harya wibuka ko mfite undi mukobwa, uyu mukobwa yitwa Silvana, ndetse rwose uyu mukobwa niwe mfura yanjye, ariko abantu benshi ntabwo bamuzi. Papa rero wa Asha aramubwira ati uzi yuko
nanjye ntabyibukaga ko ufite undi mukobwa. Yaramusuhuje rero maze ahita amubwira ati ariko se mbwira nyine Agathe ari he kugira ngo tuvugane nawe ahari, kuko ndifuza no kumenya ikintu cyatumye noneho yongera kwisubiraho akemera ibyo yari yaranze. Naho rero papa wa Agathe ati hoya Agathe ntabwo ahari, kubera yuko Agathe ubu ngubu rwose ari hafi kujya kwiga hanze, hanyuma rero ntabwo ahari. Papa wa ati gute se mwampamagaye kandi wumva adahari, hanyuma mwampamagariraga iki? Papa wa Agathe ati nyine ceceka mbanze nkubwire icyo naguhamagariye, uyu nawe ni umukobwa wanjye, hanyuma rero ndashaka yuko uyu mukobwa wanjye ari we washyingiranwa n'umuhungu wawe, kandi we yabyemeye nta kibazo. Abana b'ubu urabizi ntibacyumva. Agathe nagerageje kumukonvenka ariko biranga biba by'ubusa. Natekereje ko rero yari umukobwa wanjye nta kibazo kandi we aranabyemera, ntekereza ko rero babana. Naho rero Asha wari usanzwe anakundana na Agathe mbere y'uko ibi byose biba, yatangiye kubabwira ati ariko muri kwikinira, kuki muri kumfata nk'ikintu kitagira ubwenge, muri kunkinisha uko mwiboneye? Njyewe nakundanye na Agathe, niba atari we tugiye kubana nta n'undi kandi nifuza kubana nawe. Uwo mukobwa ubwo rwose ndabyumva impamvu yemeye ko tubana, ubwo nyine ni igikobwa kibi n'ubundi cyabuze umugabo, akaba ariyo mpamvu yanyemeye, kubera ko umukobwa muzima ntashobora kwemera umusore umeze nkanjye, umusore utareba, umusore wicaye mu kagare, umusore udafite ikintu na kimwe uzamumarira. Nta mukobwa wamwemera uretse nyine umukobwa nawe waburiwe. Naho rero Silvana yahise amubwira ati ntasone, njye ntabwo ndi umukobwa mubi, uzabaze. Ubundi se urabivuga ngo ndi umukobwa mubi, uraba utareba bwawe nta kintu na kimwe uri kubona, warangiza ngo ndi umukobwa mubi? Hanyuma rero ntabwo nyine Asha yari azi icyerekezo Silvana yari arimo, yarebaga hirya maze Silvana agahita amubwira ati reba hano niho ndi, ntunareba ntuhaguruka, uri aho ngaho gusa uri kunsebya ngo ndi umukobwa mubi. Ibi bintu rero byababaje Silvana, ukuntu nyine uyu mukobwa n'ubundi yari yemeye ibi byose kubera ikibazo cya mama we, nyamara uyu musore nawe akaba noneho adashaka no kubyemera, kandi uyu musore mu by'ukuri ari we nyine wari ufite ikibazo kandi gikomeye. Baratashye rero, bageze mu rugo birumvikana nyine Asha we yari yarakaye cyane. Yabwiye rero papa we ati rwose papa, ibi bintu ntabwo bishoboka, nta wundi nzashaka niba atari Agathe, ubwo nyine nta wundi nashaka. Papa we yakomeje kumwinginga kubera ibibazo byose yabonaga afite. Byaranze rero maze Asha rwose amukurira inzira ku murima. Papa w'agahinda karamwishe, kwihangana biranga, yagiye mu cyumba maze atangira kurira asakuza. Gusa icyo gihe yari asize Asha muri saro, yararize kubera agahinda yari afite, yumvaga adafite ikintu cyo gukora. Umugore we yari yaravuye mu buzima, kandi kubera ubu buzima bubi barimo yatekerezaga rero ukuntu bagiye kubaho we n'umuhungu we, ndetse rwose ari nawe wari ushinzwe nyine gukorera buri kimwe cyose umuhungu we, akumva rwose ibi bintu biragoye. Sinzi ukuntu rero Asha yaje ku cyumba cya papa we maze yumva ari kurira asakuza nk'agahinja. Byaramubabaje Asha kubera ko papa we ntabwo yari yarigeze amubera umuntu mubi n'umunsi n'umwe. Yaragiye yicara muri saro maze abitekerezaho neza. Papa we rero yaragarutse muri saro maze Asha aramubwira ati papa, hanyuma rero umaze kugutegurira ibyo kurya? Naho papa we ati ndumva ntashonje. Asha ati ariko ubundi papa, kubera ko tutazashaka umuntu uzajya udufasha, ko mba mbona akazi k'ibintu byo mu rugo nyine kaguranye, yego bimwe na bimwe nzi kubyikorera, ariko nawe urananirwa kubera hari byinshi uza kunkorera. Papa waterega mwana wanjye, ibyo byose biragoranye kubera ko urebye ukuntu nta mafaranga dufite, gushaka umuntu udufasha noneho rwose ndakeka ko bitaba ari igisubizo, keretse gusa iyo uza nibura gushaka umugore ahari yenda yari kudufasha. Asha yahise amubwira ati papa, uzi n'ikindi nabitekerejeho neza, ndumva nabyemeye ko nyine nashakana n'uriya mukobwa. Papa ati none se mwana wanjye, niki cyatumye nyine wisubiraho? Asha turumva nyine papa, nakumvise uri mu cyumba cyawe, numvise agahinda wari ufite, kandi mu by'ukuri ntiwigeze umbabaza igihe cyose wari ugifite ubushobozi. Hanyuma rero nanjye ntabwo nifuza kukubabaza, reka nyine uriya mukobwa dushakane, ubwo nyine tumarane imyaka 3 nk'uko amasezerano yanyu bivuga, noneho tugabana ariya mafaranga atwara ye natwe dutwara yacu, kubera ko ari amafaranga ari menshi. miliyari 2 ni amafaranga menshi, azatwara imwe nanjye ntwara indi, ahara yanjye nyine
nawe bizagufasha kugira icyo uyakoresha maze wongere nyine usubire mu nzira nziza, wongere utangire akazi. Papa we rero yaramubwiye ati urakoze mwana wanjye, urakoze kubera ko nta handi hantu na hato dufite ibyiringiro kandi rwose turakennye mu buryo bwose bushoboka. Papa wa Asha rero yahise ahamagara papa wa Silvana maze ababwira ko umuhungu wabo noneho yiteguye kuba bakora ubukwe. Hanyuma rero papa nyine wa Silvana na Agathe yahise abibwira Silvana, maze Silvana aramubwira ati nizere ko noneho ariko ubukwe n'ubundi bugomba kuba mu cyumweru kimwe kubera ko mama wanjye ari kugenda arushaho kuremba kandi nkeneye aya mafaranga uko byagenda kose. Nyamara uko nyine Silvana yasohokaga muri uru rugo niko mama wa Agathe ndetse na papa wa Agathe bahitaga batangira gukubitana mu biganza, baturiya nawe buriya ari aho rwose aratekereza ko ashobora kuzakura miliyoni 50 mu rugo rwacu. Ntabwo bishoboka, ntabwo rwose aya mafaranga ashobora kuyakura muri uru rugo. Ikindi kandi n'ariya yandi ntabwo abizi ko tugomba kuzayarya kubera ko n'ubundi atari ku izina rye, ari ku izina rya Agathe. Ntabwo abizi ko rwose nta kintu na kimwe yakura muri uyu muryango. Gusa nanone nagende nyine ajye kubana n'uriya musore wapfuye ubusa utazagira ikintu amumarira na kimwe. Papa rero wa Agathe yahitaga yongera akarenzaho ati n'ubundi riga we na nyina se ntabwo nigeze mbafata nk'abantu b'ingenzi kuri njyewe. Ikindi kirenze kuri ibyo kandi nyina n'ubundi azapfa byanze bikunze. Hanyuma rero nta n'impamvu zo kumutaha amafaranga kugira ngo nyine azanadusige mu bukene. Umugore we nawe nuko yabaga nyine ari aho ari gufana ati ubundi niyo mpamvu ngukunda, nkunda ukuntu nyine uri umugabo uzi gutekereza ndetse ukareberera urugo rwawe, ariko ujya ubona ukuntu nakubyariye umukobwa mwiza w'icyuki urekuriya wagira ngo ni umukozi wo mu rugo cyangwa ni umuntu usabiriza. Naho rero papa wa Agathe ati cyane wambyariye umukobwa mwiza kandi nawe uri mwiza, ndagukunda cyane rwose wowe n'umukobwa wacu. Agathe nawe ibyishimo byari byose ati ariko se uriya mukobwa arababaye ku buryo yabashije kwihanganira kuzabana n'uriya musore utahaguruka. Cyakoze ngeze Imana ndamukize rwose kubera ko njyewe nta hantu nifuzaga kuzahurira nawe habe na hatoya. Icyumweru rero cyaragiye kirashira maze nyine ubukwe bwa Silvana ndetse na Asha buraba. Bwari ubukwe nyine burimo iyo miryango gusa kubera ko urebye ntabwo bwari ubukwe bushamaje. Ari ababukoze ntabwo bari bishimiye uyu munsi, ari ababyeyi babo wabonaga nyine bose ari kubikora kugira ngo bikize gusa. Ubukwe rero bukimara kuba Silvana ndetse na Asha na papa wa Asha baratahanye. Bakigera mu rugo rero papa wa Asha yabwiye Asha ati hanyuma rero umugore wawe ari hano, ikindi kandi Silvana hano ni iwanyu wisanzure. Yahise ababwira ati reka rero mbareke maze nyine musigare muganira. Asha rero yahise abwira Silvana ati wakwicara se maze tukavugana. Silvana yaramubwiye ati none se ubwiwe n'iki ko mpagaze? Naho Asha ati ndikumva ijwi ryawe rimeze nk'aho rituruka hejuru. Nahise mbyumva nyine ko uhagaze. Silvana yaricaye maze Asha ahita amubwira turakoze kwicara. Silvana rero yaratunguwe ukuntu uyu musore amenya buri kintu cyose umuntu akoze. Asha rero yatangiye kumubwira ati hanyuma rero ndabizi ko nyine ubu bukwe dukoze ntabwo ari ubukwe dukoze twishimye, gusa nyine umbabarire kuba narakubwiye ya magambo ku munsi wa mbere. Umbabarire rwose uriya munsi ntabwo nari meze neza, urumva nari nkibabaye kuba nyine Agathe yaranyanze, gusa nyine umbabarire ku byabaye byose. Silvana yaramubwiye ati oya nta kibazo, umuntu uwo ari we wese byamubaho. Asha rero yahise amubaza ati hanyuma rero ndifuza kumenya mu by'ukuri ni iki kintu cyatumye wemera yuko dukora ubukwe, kubera ko nta muntu nyine muzima wakwemera gukora ubukwe nanjye. Ndashaka kumenya ikintu cyabiteye. Naho rero Silvana ati ariko nanjye ndashaka kumenya ikintu cyatumye uhindura ibitekerezo maze ukemera ko tubukora kandi wari wabyanze. Asha yahise amubwira ati nyine ngewe ni ukubera papa wanjye afite ubukene, ikindi kandi hari amafaranga nyine tugomba kuzagabana nihashira imyaka 3 tubana. Ayo mafaranga rero niyo nshaka nyine yuko papa azakoresha nibura tukongera tugasubira ku murongo.
niyo mpamvu nemeye ko dukora ubu bukwe, nabikoze kubera papa wanjye. Mbwira rero nawe impamvu wemeye ibi bintu, kubera ko ntabizi ko utabyemera nta mpamvu ihari. Naho rero Silvana ati njyewe rero impamvu nyine nabyemeye, mama wanjye ararwaye ararembye, papa wanjye rero yanyimye amafaranga antegeka ko kugira ngo mbashe kuba nabona amafaranga yo kuvuza mama wanjye ari uko ngomba kubanza gukora ubukwe nawe, niyo mpamvu rero nabyemeye. Asha yahise amubaza ati none se ufite icyizere ko papa wawe azubahiriza ibyo mwavuganye? Naho rero Silvana ati nizere ko rwose azabyubahiriza, ndumva rwose mbyizeye kuko ntabwo nyine ibyo bintu yabinkora. Asha yamubajije rero amafaranga bakeneye, maze Silvana aramubwira. Asha yumvise ari amafaranga menshi, gusa nyine byaramubabaje. Yaramubwiye ati ihangane. Yahise atekereza ukuntu nawe yabuze mama we, maze ahita atekereza intambara uyu mukobwa ari kurwana kubera ukuntu mama we arwaye. Papa rero wa Asha yahise ajyana Silvana maze amwereka nyine icyumba azajya araramo. Silvana rero yaramushimiye nyine, maze papa wa Asha aramubwira ati guhera rero uyu munsi rwose wumve ko uri nk'umwana wanjye, wisanzure, nubwo nyine ibibaye ahari yenda nta bushake wari ubifitemo, ariko ni ukuri wumve ko rwose hano mu rugo nyine ugomba kwisanzura. Silvana rero yabonye ko nibura aba bantu bo muri iyi famiye nibura ari abantu beza bamwakiriye kandi nyine banamwishimiye. Naho rero Asha yajyanye na papa we mu cyumba, maze ahita amubwira ati papa, ati uzi uriya mugabo ni umugome, papa wa Agathe ni umuntu mubi ni ukuri, ahubwo mfite ubwoba ko nyine natwe ahari ya masezerano dufitanye ashobora kutazayubahiriza. None se tekereza uko yimya umwana we amafaranga yo kuvuza mama we, uratekereza ibyo bintu? Naho rero papa washa ati nibyo se koko uriya mugabo se yaba afite umutima wa kinyamaswa bigeze aho ngaho? Naho Asha ati tekereza ko kuba twakoze ubukwe ariko bamutegetse kugira ngo bamuhe amafaranga yo kuvuza mama we. Papa rero wa Asha yumvise nyine bimubabaje, yahise amubwira ati gusa birambabaje kuba nta bushobozi mfite, nakabaye mufasha maze rwose akabona amafaranga akavuza mama we. Uyu munsi rero ntabwo nyine Silvana yari atuje, birumvikana. Yahise abwira Asha ati hanyuma rero umbabarire ndashaka gusohoka gatoya. Asha yaramubwiye ati none se ugiye hehe? Gusa nyine uramenye ntuze kurara aho ugiye, kubera ko nyine urabona ni umunsi wacu wa mbere dukoze ubukwe, sinifuza rero ko nyine warara mu gasozi kuko ntabwo byaba bigaragara neza, kandi abandi bantu bose bagomba kuba bazi ko twakoze ubukwe nyine bya nyabyo. Silvana rero yaramubwiye ati oya, ntabwo rwose ari ahandi hantu ngiye, ahubwo ngiye kureba nyine papa wanjye kugira ngo ampe amafaranga njye kuvuza mama wanjye. Ariko ikindi nanone ugomba kumenya ko nzajya nsohoka kenshi nkajya kureba mama, gusa mama wanjye ntabwo abizi ko nakoze ubukwe, ariko nyine ngomba gukomeza kumuba hafi. Asha rero yaramubwiye ati ihangane genda umurebe nta kibazo. Yaragiye rero maze nyine ajya kureba papa we. Akigerayo yabwiye papa ati hanyuma rero ubukwe namaze kubukora, ni ukuvuga ko amasezerano ku ruhande rwanjye nayubahirije, nawe rero ugomba kubahiriza amasezerano yawe. Ndifuza ko nyine mumpa amafaranga maze nkajya kuvuza mama wanjye. Nyamara rero papa we yaramubwiye ati mpereza nimero za muganga ndaje muhamagare maze nyine tubivugane. Silvana yamuhaye nimero za muganga maze amubwira ko atagomba gutinda kumuhamagara kugira ngo barangizanye icyo kibazo. Yaratashye rero maze bukeye ajya kureba muganga. Yamubajije niba papa we yamuhamagaye, naho muganga amubwira ko atigeze amuhamagara. Yasubiye rero kureba papa we. Akigenda papa we yaramwihishe, maze mama wa Agathe amubwira ko papa wa Agathe yagiye mu Bushinwa, ko adahari kandi azagaruka nyuma y'ibyumweru 3 cyangwa nyuma y'ukwezi. Agathe yaramubwiye ati hoya Silvana rero yaramubwiye ati nibura mbabarira maze umumpamagarire kuko ndamushaka rwose cyane, ntabwo mama wanjye yabasha gutegereza icyo gihe cyose. Mama rero wa Agathe yaramubwiye ati
ntabwo telefone ye iri gucamo, ugomba kwihangana maze ugategereza. Naho rero Silvana yaramubwiye ati mbabarira, ndakwinginze rwose mama, nibura ayo mafaranga yampe maze mbe ngiye kuvuza mama wanjye, cyangwa se nibura umpaye makeya babe batangiye kumuvura. Naho rero mama wa Agathe ati ngewe nguhaye amafaranga se uri kundeba ukabona ayo mafaranga naba nyafite? Silvana yapfukamye hasi ati ndakeka nta kintu na kimwe nigeze ngukorera kibi, ndakwinginze wa mubyeyi we, mbabarira rwose unyumve, mama wanjye ni byose byanjye, kandi bitinze rwose yancika, kandi sinifuza ko ancika, ndakwinginze mbabarira umfashe maze ayo mafaranga uyampe. Mama rero wa Agathe yaramubwiye atumva, mbabarira rwose uhaguruka aho ugende, kubera ko ayo mafaranga ntayo mfite, ikindi kandi niyo naba nyafite ibyanyura papa wawe ntabwo bindeba habe na gatoya. Silvana rero yabonye ko nyine nta kintu na kimwe kiri kuvamo, maze arahaguruka arasohoka. Akimara kurenga umuryango, papa we yahise ava mu cyumba, ari nako ari kubaza mama wa Agathe ati cya gikobwa se cyagiye? Naho rero mama wa Agathe ati imyanda yasohotse, nturi kumva se hano hanuka imyanda? Ariko yahavuye nyine yasohotse. Papa we yahise amubwira ati urakoze rwose kumucurika, amafaranga ntayo azabona. Silvana rero yatashye ari kurira nk'agahinja. Agihinguka mu muryango, Asha yahise abyumva ko ari kurira, yaramubajije ati uri kurizwa n'iki? Yakomeje nyine kugenda amusanga nubwo atarebaga, ariko yumvaga icyerekezo ari kuririramo. Silvana rero wari uri kurira cyane yahise nyine yegera uyu musore Asha, maze aramubwira atumva, papa wanjye ni umuntu mubi, kubera ko rwose ashobora kuba atazubahiriza ibyo twavuganye, amafaranga bayanyimye, ndetse ngo yarigendeye yagiye kwitemberera, nyamara mama wanjye ari gupfa rwose ubu tuvugana. Agahinda rero kishe Asha cyane, maze ahamagara papa we, yahise abimubwira. Papa we rero yahise aza maze aganira nyine na Silvana, yaramubwiye ati noneho ntacyo mfite cyo kugufasha kubera ko ayo mafaranga ntayo mfite, ariko reka njye kuvugana na papa wawe, reka rwose nigireyo maze menye ibiri kuberayo mu by'ukuri. Yaragiye rero, maze akigerayo nawe baramucuritse, bamubwira ko rwose ntawe uhari. Hanyuma rero yinginze mama wa Agathe ati none koko wahamagaye umugabo wawe cyangwa mugafasha umwana, ko mwamusabye yuko yakora ubukwe n'umuhungu wanjye akabibemerera, mwarangiza mukamwemerera kuvuza mama we, mwabikoze ko n'ubundi ari umuryango wanyu? Naho rero mama wa Agathe yabwiye papa wa Asha atumva, mbabarira ahubwo uve hano, reka kwivanga rwose muri ibyo bibazo, ikindi kandi uri sebukwe, ndakeka kuba ari inshingano zawe zo kuba wamwitaho. Naho papa wa Asha ati ariko nta mafaranga mfite, iyo nza kuyagira simba niriwe rwose nanaza hano. Mama wa Agathe ati hanyuma rero ni abakene nyine bahuye, nimugende ahubwo nimumvire mu rugo, sinshaka no kuzongera kubona uwo mukobwa, nimugende mwirwarize, mama we yapfa atapfa ubundi ibyo nta nubwo bindeba, umugabo wanjye we ntawe uhari. Nyamara nubwo yari yihishe kandi ari kumva ibyari biri kuvugirwa hano byose. Papa rero wa Asha yarumiwe, abonye imyitwarire y'uyu muryango, yabonye yuko uyu muryango mu by'ukuri atari umuryango mwiza habe na gato. Yarababwiye ati ariko muzi neza yuko iby'isi ari ibintu biza uyu munsi ejo bikagenda, murabizi neza ko ibyo turi gucamo uyu munsi ejo namwe mwabicamo. Naho rero mama wa Agathe ati hoya, twe gusa twabicamo gute? Ntabwo bishoboka, twe turi abakire, dufite amafaranga yacu kandi ahagije. Hanyuma rero ibyo bibazo murimo twe ntabwo byatubaho kubera ko mwe nuko mwabaye indangare. Yakomeje amubwira ati ikindi kandi nta nubwo dukeneye abakene mu rugo rwacu, nimugende mutuvire mu buzima, byararangiye, nta kintu kimwe tugihurijeho, kubera ko nyine n'amasezerano yaduhuzaga ndakeka twaramaze kubikemura, nimugende nyine mugumane n'umukazana wanyu. Papa wa Asha yaratashye, agahinda kamwishe k'amagambo yari yumviye aha. Yaragiye abwira Asha atumva, ndakubwiza ukuri uriya muryango si umuryango mwiza habe na gato. Yabwiye rero kandi Silvana ko ikigaragara cyo ari uko uriya muryango utiteguye kumufasha, ko rwose bisa nkaho bamubeshye, ndetse ko bamukoresheje ibi byose babikoze ariko batagamije kuzubahiriza amasezerano bagiranye. Silvana rero agahinda karamwishe, yararize amarira aramurenga. Yagiye kwa muganga rero
kugira ngo nyine arebe ko rwose muganga hari ikintu yamufasha. Muganga yaramubwiye ati ntabwo rero bishoboka kubera ko ibi bintu birasaba amafaranga kandi menshi, ugomba rero kuyashaka byanze bikunze. Nyamara muri iki gihe yari akiri gutekereza icyo gukora, nibwo byarangiye mama we avuye mu mwuka. Mama we rero akimara gupfa, Silvana yabaye nk'umusazi kubera ko ibyo yari yararuhiye byose byasaga nkaho bibaye zeru. Ibintu byose yakoze yabikoze kubera mama we, ariko nyamara yari amaze kumucika. Ikintu kibabaje ni uko papa wa Agathe ndetse na ba Agathe batigeze banamutabara. Ibintu byose yarirwarije we na Asha ndetse nyine na papa wa Asha. Bamaze rero gushyingura, yahise agenda ajya kuba mu nzu ya mama we. Yumva ntabwo ashaka gusubira kwa Asha kubera ko n'ubundi cyari cyaratumye ajya kubayo cyari kirangiye rwose. Byasaga nkaho nyine atagikeneye no kubona umuntu n'umwe. Yaragiye ajya mu nzu maze atangira kunywa inzoga nyinshi, atangira kuziyahuza. Yumvaga afite agahinda, yumvaga icyazana urupfu nawe rukamutwara agapfa, kuko yumvaga nta kintu na kimwe asigaye amaze kuri iyi si. Ku rundi ruhande rero, uko amarira yari yarenze Silvana, niko ahubwo iwabo wa Agathe bo bari bari guserebura, dore ko mama we yari ari kubwira papa we ati uriya mugore turamukize. Inshuti zanjye zose zari zibizi yuko uriya mugore ahari, ariko ubu ngubu ndaruhutse kubera ko ni njye mugore wawe uzwi na buri umwe wese. Nahoraga mfite ubwoba ko umunsi umwe nyine azaza kuduterera hejuru, nyamara wabonaga rwose bari kubyumvikana, wagira ngo bose barabyishimiye cyane. Papa rero wa Agathe yahise abwira mama wa Agathe ati ahubwo se uzi indi nkuru ngufitiye? Uzi nyine wa muyobozi w'inshuti yacu yambwiye yuko umuhungu we yiteguye gushyingiranwa n'umukobwa wacu. Mama wa Agathe yahise ahaguruka maze atangira kubyina ati nari mbizi ubundi ukuntu umukobwa wacu ari mwiza, nari mbizi ko bizikora maze agashakana n'umwana wo mu bayobozi. Ubu ngubu rwose tugiye gutangira noneho kubona icyubahiro kirenze icyo twari dufite. Umukobwa wacu ni mwiza cyane, nta musore n'umwe utamwifuza, ureke wa wundi utareba washakaga ko tumumushyingira. Uretse ko yabonaga byavamo, cyakoze yabonye rwose uwo bahuriye, uwo bareshya nyine, ubundi n'uriya bari bakwiranye. Igihe rero amarira yari yarenze Silvana, yagiye kumva yumva abantu bari gukomanga ku muryango we. Yababwiye ati wabareba ati murashaka iki? Nta muntu n'umwe nifuza kubona. Ntabwo yari akeneye kumenya ngo ninde uri gukomanga. Yagiye kubona rero abona Asha arinjiye, papa we ari kumusunika mu kagare. Yarababwiye ati murakora iki hano? Ko ibyanjye namwe byarangiye, murashaka iki? Naho rero Asha yahise abwira papa we ati papa busohotse hanze ubu hantegerereje kuko ndashaka kuvugana na Silvana twenyine. Yahise rero amubwira ati Silvana, ni ukuri ndi kukumva cyane. Yahise amwaka icyo yari ari kunywa maze nawe atangira gukinywa. Ati gusa uri kunywa ikintu gikaze cyane, ndakubwiza ukuri ububabare uri gucamo ndabuzi kuko nabuciyemo, papa wanjye nawe yabuciyemo. Mama wanjye akimara gupfa, papa wanjye ntiyasinziraga, nararaga numva ari kurira mu cyumba cye kubera agahinda. Nagize agahinda kenshi nanjye ko kubura umuntu. Nta wundi muntu wabyumva uretse wigeze kubura umuntu, niwe wumva ukuntu bibabaza. Ndi kubyumva, nta magambo na make nakubwira yaguhumuriza, nta n'icyo nagukorera cyatuma umubabaro ugabanuka, ariko ndakwinginze umva ko ndi hafi yawe kandi nakora buri kimwe cyose kugira ngo wishime. Naho rero Silvana atari ko sinumva ahantu nakosheje, sinumva ikosa nakoze. Nakoze ibishoboka byose, nakoze icyo nagombaga gukora. Kubera iki papa wanjye yabaye mubi kuva kera kose? Nashakanye na mama wanjye nta kintu bafite, maze bamaze kubona amafaranga papa wanjye yahise ata mama maze ajya gushaka undi. Nababaye kuva nkiri umwana muto, sinigeze nseka na rimwe kubera ko igihe cyose ubuzima bwanjye bwari bushaririye. None n'uyu munsi papa wanjye aranze ko abaye papa gito, n'amasezerano twasezeranye yanze kuyubahiriza, kandi ibyo yansabye byose narabikoze nk'uko yabinsabye. Sinumva impamvu we rwose byamunaniye kubahiriza na kimwe muri ibyo byose. Asha rero yari ari kumubwira ati ndakumva cyane, ihangane gusa nyine papa wawe nawe ibingibi azabyishyura, byaba vuba cyangwa kera. Ndabizi ko rwose iyo uhemutse birakugaruka byanze bikunze. Silvana rero yahise amubwira ati tekereza ko ari wowe muntu wenyine umpangayikiye,
ari wowe muntu wenyine wabashije kunyihanganisha. Tekereza ko kuva mama yava mu buzima ari wowe muntu wenyine nibura wabashije kuza kundeba, ni wowe wabashije kumpangayikira. Asha yahise amubwira ati nubwo twakoze ubukwe mu buryo rwose budakwiye, ariko ni ukuri iminsi tumaranye ndabizi ko uri umuntu mwiza kandi sinkwifuriza kubabara habe na gatoya. Asha rero yakomeje kubwira amagambo Silvana yo kumukomeza, maze acunga akagare ke yegera Silvana, yatangiye kumufata ku rutugu ndetse no kumukora mu misatsi nk'umuntu nyine uri gukomeza kumukomeza n'ubundi. Silvana rero yubitse umutwe ku maguru ya Asha, maze ako kanya yahise asinzira. Yari ananiwe kubera n'agahinda kenshi n'inzoga yari yanyweye, yarasinziriye neza neza ahita ashyirwayo. Naho rero Asha yatangiye kumuhamagara, yumva ntabwo ari kwitaba, nyamara ntabwo yari kumwishoboza kugira ngo abe yamuryamisha ku buriri. Yahamagaye papa we rero, maze aramubwira ati ngwino umfashe. Papa we yaraje, maze aramubwira ati mundyamishirize kubera ko rwose yari ananiwe kandi afite agahinda kenshi. Silvana yarasinziriye amasaha menshi cyane, maze akanguka noneho yaruhutse, ubona noneho ameze neza. Gusa agikanguka yasanze Asha akicaye hano amutegereje. Asha rero yahise abwira Silvana ati hanyuma rero nakuzaniye nyine ibyo kurya. Yari yabitumye papa we kuko yakekaga ko ashobora kuba yarishwe n'inzara iminsi yari amaze ari hano wenyine. Silvana rero yatangiye gufata amafunguro, maze ahita nyine atangira kubwira Asha ati hanyuma rero tugomba nyine n'ubundi gutandukana kubera ko icyari kiduhuje n'ubundi nta kigihari. Asha yahise amubwira ati hoya, ntabwo rwose ariko byakabaye bigenda kubera yuko twaba duhombye twembi. Silvana ati ushatse kuvuga iki? Asha aturumva amasezerano ya papa wanjye ndetse na papa wawe yavugaga yuko nituramuka dukoze ubukwe maze tukamara n'imyaka 3 tuzagabana amafaranga menshi. Turamutse tugabanya ayo mafaranga rero wahita uba umukire, kandi n'ubundi uramutse ubirekeye ahangaha rwose waba uhombye kuko n'ubundi warangije nyine kubigorerwamo. Naho rero Silvana ati ushatse kuvuga iki se? None se ayo mafaranga singira ngo yagombaga kuzajya kuri papa wanjye nyine biri direct? Naho rero Asha ati hoya, niko papa wawe abitekereza ariko ntabwo ariko bimeze, kubera ko nyine aya mafaranga agomba kuzagabanwa n'abantu bazaba barashakanye, ubwo ni njyewe nawe. Hanyuma rero ntabwo tugomba kureka aya mafaranga rwose apfa ubusa, ntabwo twareka ibyo bintu byose biba, tugomba gukora ku buryo nibura tuzayabona. Silvana rero yumvise n'ubundi ntacyo guhomba kiruta icyo yahombye, maze yemerera Asha ko bagomba kubana bakagumana imyaka 3 kugira ngo nibura babona ayo mafaranga, kubera ko bose baba barayaruhiye. Uyu munsi rero Silvana na Asha barongeye baratahana, maze basubira muri ya nzu yabo babanagamo. Batangira no kujya baganira neza noneho batuje nyine, kuko bose bari bazi icyo bategereje. Umunsi umwe rero bicaye muri salo bari gutera story, Asha yari ari kubaza Silvana ati se mbabarira umbwire ubundi wize ibintu bijyanye n'iki? Naho rero Silvana ati nize ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga, gusa byaje rwose kumbera ibintu bitari byiza, nta musaruro byigeze bimpa, nyamara ukuntu nabyize mfunitse cyane. Asha yahise amubwira ati ariko nanjye nibyo nize ndetse ni nabyo nakoraga mbere yuko nkora agisida, gusa nyine ngiye nkanabikundaga cyane, sinumva impamvu wowe wacitse intege. Naho rero Silvana atumva nyine nirirwa nsaba akazi ahantu hose bakakanyima, wagira ngo ahari CV yanjye ntabwo ishamaje, cyangwa se simbizi niba ndi umunyamwaku, niba bareba bakabona ahari ntabwo ndi umuhanga bihagije, ntabwo rwose nzi ikibazo bambonaho. Naho rero Asha wari uri no guseka ati urabyumva ute se ndamutse ngufashije? Naho rero Silvana ati nta kintu wamfasha kubera ko rwose byaragoranye, maze imyaka myinshi nshaka akazi narakabuze. Asha rero yahise afata telefone ye, dore ko nyine yari afite application imufasha guhamagara. Yahise ayibwira rero umuntu imuhamagarira. Iyi application rero yahise ihamagara nyine uyu muntu yashakaga guhamagara.
baravuganye maze uyu mumama yari yishimiye cyane kuvugana na Asha, atumeze neza, hari hashize igihe kinini rwose, uraho neza ni amahoro? Naho rero Asha ati yego meze neza, namwe mumeze neza? Uyu mumama ati umugabo wanjye ari kugusuhuza cyane. Asha ati munsuhurize. Ati hanyuma rero impamvu ngo uhamagaye, hari serivisi nifuzaga kugusaba. Uyu mumama yahise abwira Asha ati urabizi neza ko nta kintu na kimwe wansaba ntabasha kugukorera, keretse nyine ikintu ntashoboye, ariko ubundi igishoboka cyose nagikora. Asha yahise amubwira ati nyine umugore wanjye yamubwiye ibyo yize, maze amubwira ko ashaka akazi kandi yagerageje ariko bikaba byaranze. Uyu mumama rero yahise abwira Asha ati umugore wawe, ati mva ni ukuri ejo uzamunyoherereze rwose nta kibazo, azaze tuvugane. Asha rero yahise amushimira aramubwira turakoze cyane. Yavuye kuri telefone maze Silvana abwira Asha ati ntumbwire, none se uziranye n'abantu bigeze aho ngaho ku buryo se atarinze no kumbwira ngo mbanze mwoherereze CV yanjye? Naho Asha atumva hari abantu benshi cyane nagiye mpa amaserivisi akomeye, nabo rero bangomba kuba bankorera serivisi nabasabye ariyo yose, ntabwo rwose ari ibintu bigoranye, wowe ejo uzagende maze mubonane. Silvana rero ntabwo yabyumvaga, yarahagurutse ahobera Asha wari wicaye mu kagare, aramufata aramukomeza, wabonaga nyine bimurenze ibintu yumvise. Bwarakeye rero mu gitondo Silvana yari yashyushye, birumvikana yari adasinziriye, yarabyutse rero ategura ibyo kurya bya mu gitondo, yateguye ameza maze nawe ahita ajya kwitegura. Yamaze rero kwitegura asanga Asha na papa we bari ku meza, yarababwiye atumva ndumva mfite stress zirenda kunyica, ndi gutekereza nibaramuka batampaye akazi. Naho rero Asha wari wishimye rwose, wabonaga ko ku maso ye hagaragaza ibyishimo, yaramubwiye ati hoya humbura, akazi rwose barakaguha, ahubwo ntegereje amakuru meza, nizere kuza kumpamagara maze ukambwira uko byagenze. Silvana atumva ndumva stress yenda kunyica. Asha rero yamuhaye ikiganza nyine ati ahubwo amahirwe masa, gusa ndabizi ko biri bugende neza. Ni nako na papa wa Asha nawe yari ari kumubwira ati amahirwe masa mukobwa wanjye. Yarabasezeye bose rero abasezera bahobera, wabonaga nyine uno muryango urimo ibyishimo byinshi. Yamaze rero kugenda maze papa wa Asha ahita amubwira ati ariko muhungu wanjye, urabizi se ko uyu mukobwa ari mwiza cyane ndetse ari n'umwana mwiza anitonda? Naho Asha yahise abwira papa we ati yego papa, ndabizi ko ari mwiza cyane ndetse rwose arenze kure kuri Agathe. Ntakubeshye ndishimye cyane kuba ntarigeze nkora ubukwe na Agathe, mba nishimiye kuba kano kanya ndi kumwe n'uyu mukobwa, kuko nubwo ntaramureba amaso ku maso ariko ntekereza ko ari umwana mwiza cyane. Naho papa we ati nanjye muhungu wanjye nishimiye rwose kutigeze ushakana n'uriya mukobwa, ahubwo ukaba kano kanya uri kumwe nyine na Silvana. Papa rero wa Asha yakomeze kwitegereza Asha wari uri gufata amafunguro, ari nako aseka, ubona ko rwose ari gutekereza nk'ibintu bishimishije cyangwa ari gutekereza ibintu byiza. Maze ahita amubaza ati muhungu wanjye umeze neza? Asha ati cyane rwose meze neza, ariko ndumva mfite ibyishimo byinshi sinzi impamvu. Papa we yahise aseka ati nanjye ndishimye ku bwawe ndetse no kubw'umuryango wacu. Twari dukeneye ko nibura hongera kuzamo ibyishimo tukongera guseka, ariko ni ukuri Silvana Imana ijye imuha umugisha kubera ko yatumye ibyishimo byongera kuza mu muryango wacu. Asha ati cyane. Ku rundi ruhande ariko papa wa Silvana ndetse n'uriya mumama nyine bo ntabwo bumvaga ukuntu Silvana na n'ubu akiriyo, ndetse na nyuma y'urupfu rwa mama we agihari. Ntabwo bumvaga ikintu uyu mukobwa ari gukora, bamufataga nk'umuntu utagira ubwenge. Baravuga bati nakomeze aturuhire, ntazi ko ibintu byose akora ari twe biba bifitiye inyungu, nagumeyo n'ubundi nyine ariya mafaranga nayo nta n'igiceri cy'icumi agomba kuzabonaho. Iyo babivugaga rero bahitaga batangira guserebura, ibyishimo ari byose, ubona ko nyine bisa nk'aho bamuhenze ubwenge ndetse bamukoresheje. Uyu munsi rero inkuru nziza yatashye kuri Asha ndetse na papa we, dore ko nyine Silvana yabahamagaye maze akababwira ko akazi bakamuhaye ndetse rwose agiye kuzajya akorera 1,500,000. Yari abyishimiye rero kubera ko aya mafaranga ari wo mushahara wa mbere yari agiye gukorera, yumvaga rwose ari menshi cyane mu buryo butangaje.
yaje rero yasaze maze nyine bahita batangira kubiserebura, gusa bose bari bishimye muri uyu muryango. Papa wa Asha yari ari kumubwira ati uri umunyamugisha, n'ibitari ibyo uzabibona kubera ko ugira umutima mwiza kandi nkwifuriza buri kimwe cyiza cyose. Naho rero Silvana ati ariko ni ukuri byose mbikesha mwebwe mwambaye hafi n'igihe byari bikomeye. Umunsi rero wakurikiye hari mu masaha y'igitondo, Silvana yarabyutse maze agiye mu gikoni asanga papa wa Asha ari koza ibyombo. Yumvise bimubabaje yahise amubwira ati papa uri gukora ibiki? Naho papa ati nari ndi gusukura ibi byombo. Naho Silvana ati hoya ntabwo ibi bintu ugomba kubikora kandi mpari. Naho papa rero wa Asha ati ariko ufite akazi ugomba gukora, ufite byinshi byo gukora kandi nanjye kubikora nta kibazo kubera ko rwose nari mbimenyereye kubikora. Silvana yahise amubwira ati byose ariko nzi kubishyira ku murongo maze byose nkabikora, ntuzongere gukora ibintu nk'ibi rwose mpari, ndi umukobwa wawe guhera uyu munsi ndetse no mu minsi yashize, urabizi ko ufite umukobwa, ntabwo rero ugomba gukora ibi ngibi, ngomba kubikora byose kandi nzi kwishyira ku murongo nta kibazo, byose nkabikemura. Ni ukuri papa rwose sinzongere kukubona uri gukora iyi mirimo. Papa rero wa Asha yaramubwiye ati urakoze mukobwa wanjye kandi ni ukuri Imana ijye kunkomereza, Imana ijye kumpera umugisha, uri umukobwa mwiza kandi natwe watubereye umugisha. Yanabivugaga kandi ariko nyine afashe uyu mukobwa mu kiganza ati ni ukuri ndakwishimira cyane. Naho rero Silvana ati ariko nanjye ndabashimira kandi uri umubyeyi mwiza. Uko iminsi rero yakomezaga kugenda yisunika niko umubano hagati ya Asha ndetse na Silvana warushagaho kugenda uba mwiza. Uko aba bombi barushagaho kugenda baganira ndetse no kugenda bamenyerana niko barushagaho kugenda bishimirana, ndetse rwose ubona ko bagenda barushaho kwegerana kurenza uko byari bimeze. Umunsi umwe rero Silvana yari yicaranye na Asha maze Silvana aramubaza ati ariko Asha nkubaze ubundi ni ryari uheruka kujya kwa muganga kugira ngo bakurebere niba nta bushobozi bwo kongera kureba waba ufite? Asha rero akimara kumva ibi yabaye nkaho rwose yijimye mu maso ati none se urambiwe kubana n'umugabo utareba? Urandambiwe kano kanya? Ndabizi ndakuvuna kubera ko umfasha mu bintu byinshi. Naho Silvana ati oya rwose ntabwo mbirambiwe, ariko birashoboka ko haba rwose hari amahirwe yo kuba wareba. Asha rero yaramubwiye ati ntayahari rwose, muganga yambwiye yuko nta mahirwe ahari. Naho Silvana ati nyine ndakubaza uheruka kwa muganga ryari? Asha rero yamubwiye ko aheruka kwa muganga kera cyane ndetse rwose aba yumva adakeneye no kujyayo. Silvana rero yaramubwiye ati ariko ni ukuri njye ndifuza ko twazasubira kwa muganga bakongera kandi bakagukorera ama examen bakareba nyine uko umeze, kuko hari igihe hashira igihe kinini ugasanga rwose amahirwe yo kuba wareba yarongeye yaragarutse. Ndifuza ko twazajya kwa muganga maze muganga akatubwira uko bimeze. Asha rero ntabwo rwose ibi bintu yabikozwaga, yumvaga atifuza kongera gusubira kwa muganga kuko yumvaga ariyo nzira y'umusaraba yigeze anyuramo umunsi bamubwira yuko atareba. Yumvaga atifuza ko muganga yongera kumubwira kandi amagambo y'amacantege, cyane cyane ko yumvaga yaramaze kwiyakira. Silvana rero yakomeje kumwinginga ati nibura niba warigeze unyubaha n'umunsi n'umwe mbabarira ubikore ku bwanjye, reka tubigerageze, nidusanga bidashoboka nta kibazo nyine icyo gihe nanjye nzabyakira, ariko ndashaka kwishirira amatsiko nibura muganga akaba ari unyibwirira uko ari kukubona. Asha rero yumvise uyu mukobwa ari gukomeza kwensista maze aramwemerera. Bajyanye kwa muganga bajya kureba umudogiteri. Dogiteri rero yamukoreye ibizami maze abwira nyine Asha ndetse na Silvana ati ikigaragara cyo ni uko nyine mbona ko baramutse bamubaze ashobora kuba yakongera kureba, nubwo amahirwe atari menshi cyane, amahirwe ni hagati ya 30 na 40%, ariko nanone umuntu yabigerageza. Silvana rero acyumva ibi yumvise nyine yishimye maze ahita abwira Asha ati wabyumvise ko amahirwe ahari yo kuba wakongera kureba? Muganga yise ababwira ati ariko ibyo bintu ntabwo bikorerwa ubuntu, birasaba amafaranga, bisaba miliyoni 20 kugira ngo tube twabasha kumubaga kugira ngo turebe ko nyine yakongera kureba. Asha yise amubwira ati ayo mafaranga ntayo dufite rwose, nta nayo twabona. Naho Silvana yise abwira muganga ati muga
tuzayashaka kandi tuzayabona, ahubwo nyine dushyire rwose ku rutonde rw'abantu bakeneye kubagwa. Asha rero ntabwo ibi bintu yabyumvaga. Baratashye bageze mu rugo aramubwira ati ariko ubundi uri umusazi gute wavuze ngo amafaranga tuzayabona, urabona miliyoni 20 twazikura hehe? Naho Silvana ati wowe bimparire, ngomba kubikora kubera ko tugomba nibura aya mahirwe kuyabyaza umusaruro. Silvana rero yabwiye Asha ati wowe nyine bindekere. Bwarakeye maze Silvana ajya ku kazi. Yabwiye rero boss we ati boss, ndifuza rwose ko wampa inguzanyo maze nkajya ngenda nyishyura buhoro buhoro. Boss ati urifuza inguzanyo ingana ite? Silvana rero yarabimubwiye maze boss we yumvana amafaranga menshi ati gute wasaba amafaranga angana gutya? Jyewe naguhaye akazi kubera umugabo wawe, ariko none ibyo by'inguzanyo byo rwose sinzi ko icyizere nakikugirira. Silvana yaramubwira ati ariko n'ubundi byose ni ukubera umugabo wanjye nyine, kubera ko batubwiye ko hari amahirwe y'uko bamubaze yabasha kureba, hanyuma rero ndifuza ko nyine twabona amafaranga maze nkishyura bakamubaga. Boss baramubwiye ati gusa ndabizi neza yuko Asha atakwemera ibyo bintu, ntashobora kuguza amafaranga kugira ngo akunde arebe yakwemera akaguma ari impumyi. Silvana ati ndabizi nanjye ndetse ndi gukora ntabwo abizi, ariko rwose ndifuza ko twagerageza amahirwe. Boss we yaramubwiye ati noneho niba ari uko bimeze nta kibazo rwose, amafaranga bayaguhe, ubwo nta kibazo uzajya nyine ukora wishyura buhoro buhoro. Silvana rero yaramushimiye. Yabwiye rero Asha ko nyine basubira kwa muganga, gusa nanone yamubwiye aho yakuye amafaranga. Asha yararakaye aramubwira ati oya ntabwo ibyo bintu wabinkora, njye ntabwo nshaka rwose ibintu byo guseba no gusabiriza amafaranga, urumva ko wamemukiye, ntabwo wagombaga kuyamusaba. Silvana ati ndabizi nawe yabinyibwiriye, ariko nanone nta yandi mahitamo nari mfite kandi nzayishyura. Naho Asha ati ariko urumva ko nyine ugiye mu madeni, ubu ngubu ufite miliyoni 20 ugomba kwishyura ku bwanjye. Silvana yahise amubaza ati none se iyo aba ari njye mfite iki kibazo ntabwo wari kumfasha maze kigakemuka? Asha ati njye nari kubikora kuko ni inshingano zanjye nk'umugabo. Silvana ati hanyuma se kuki njye watari inshingano zanjye nk'umugore kugira ngo umugabo wanjye abe yabasha kureba? Asha rero yaramubwiye ati none se unyise umugabo wawe kano kanya? Naho rero Silvana ati cyane, uri umugabo wanjye kandi none ikirenze kuri ibyo ndagukunda ni ukuri, kubera ko wambereye byose, wambaye hafi, waramfashije igihe byari bikomeye. Niwe wenyine nabonye, niwe muntu wanyeretse urukundo, niwe muntu wankoreye buri kimwe cyose nifuzaga. Hanyuma rero ni ukuri rwose nta nubwo nicuza kuba twarashakanye, nubwo tutashakanye mu buryo bwemewe, ariko ni ukuri naje gusanga ari wowe mugabo nagombaga gushaka. Asha yahise asunika akagare ke maze aramwegera, yaramuhobereye, aba bombi barahoberanye barafatana barakomezanya. Asha rero yahise amubwira ati ntakubeshye, njyewe nagukunze kera, nagukunze mbere, ariko nanone numvaga ntabikubwira kuko n'ubundi numvaga ndi umutwaro kuri wowe, numvaga bitashoboka ko wankunda. Gusa birantangaje kuba rwose warabashije kunkunda, kuko njyewe naragukundaga ariko numvaga ntazabasha kubikubwira. Aba bombi barakomeje barahoberana, amarira yatangiye gushoka. Ibyishimo rero kandi byari byose hagati y'aba bombi. Silvana rero yahise abwira Asha ati hanyuma rero impano yonyine nifuza ko wampa ni uko wakwemera tukajya kwa muganga maze nibura tukareba nyine ikizavamo. Kubera ukuntu Asha yari yishimye, yaramubwiye ati nta kibazo, ndabyemeye rwose, reka tugerageze amahirwe, ariko nyine uzihanganira ibizavamo kuko njye ndabizi bizavamo. Silvana ati nta kibazo. Bwarakeye rero bajya kwa muganga. Bageze kwa muganga, muganga nyine atangira kubategura ndetse no kubabwira nyine ko rwose atari 100% kuba yakira, ariko nanone ibizavamo byose bagomba kuzabyakira. Baramubaze rero nk'uko nyine bari babivuze, maze amara iminsi kwa muganga. Umunsi rero wo kumupfukura mu maso, yari ari kubwira Silvana ati niba hari umuntu nifuza kuzareba mu maso ni wowe mugore wanjye. Yakundaga kumukora mu maso, akamukora ku isura, maze akamubwira ati mba numva uri mwiza cyane, gusa ujye umbabarira ukuntu ku munsi wa mbere nakubwiye ngo uri mubi, nuko nari ntaragukoraho, uri mwiza cyane mba mbyumva, noneho ukuntu nyine mba numva ufite n'umutima mwiza, uri umwana mwiza. Iyo yabivugaga nyine buri gihe Silvana yarasekaga. Ku rundi ruhande ariko
kwa papa wa Silvana ibintu byari bitangiye rwose kumera nabi, dore ko nyine yatumye ibicuruzwa byinshi cyane hanze, maze uwo bakoranaga ibyo bicuruzwa byose yarabyigurishirije. Papa wa Silvana rero yagiye kureba maze asanga nta gicuruzwa na kimwe agifite. Yafungishije uyu mugabo, ariko n'ubundi nta faranga na rimwe ryamugarukiye. Yatangiye guta umutwe, atangira nyine kugira ibibazo byinshi, dore ko yari afite abakiriya benshi bari baramuhaye amafaranga yabo kugira ngo abatumirize ibintu, nyamara aya mafaranga yose byasaga nk'aho yamaze guhira muri ibyo bicuruzwa nyine ubwo bakoranaga yari yamaze kumwiba. Iyi nkuru rero yaraje ayibwira mama wa Agathe. Mama wa Agathe rero yaramubwiye ati none se mbwira bimeze biteze, nizere ko ariko hakiri icyizere. Naho rero papa wa Agathe ati nta cyizere kigihari kubera ko nubwo bamufunze, ariko mu by'ukuri amafaranga yanjye se azagaruka ate? Abantu bandika umutwe banyishyuza amafaranga yabo. Noneho ikirenze kuri ibyo ni uko na wa musore nyine washakaga kuzakora ubukwe na Agathe nawe yamaze kubivamo, kubera ko ngo bamaze kumenya yuko Agathe akundana n'abasore bose abonye. Amafoto yirirwa acicikana hanze ari kumwe n'abasore bari gusinda mu kabari, ibintu bitameze neza. Ariko ni ukuri umukobwa wawe wamureze nabi cyane, kano kanya bari batangiye gusubiranamo, ibintu byatangiye kuba bibi. Naho mama wa Agathe ati ibyo bintu ntubimbwire, izo nkuru zose nta nimwe nshaka kumva, kubera ko rwose ndifuza ko numva ibintu bindema agatima. None se ushatse kuvuga ko tugiye kuba abakene? Ntumbwire ko twaba tugiye kuba abakene. Naho papa wa Agathe ati mbabarira, ntabwo rwose mfite amagambo yo kuvuga, ngomba kugenda nkaryama nkaruhuka. Yaragiye ajya mu cyumba cye araryama, gusa ntabwo umutima wari uri hamwe kuko yumvaga ibintu biri kurushaho kugenda biba bibi. Ku rundi ruhande rero Asha we muganga yaraje nyine kumupfukura ngo barebe icyo byatanze. Hanyuma yaramubwiye nyine ati nizere ko witeguye kandi ko biri buve muri bubyakire. Naho Asha ati nta kibazo rwose. Yatangiye rero kumuhambura igitambaro cyari kimupfutse mu maso. Yamaze kumuhambura maze Asha abumbura amaso. Muganga yaramubaje ati haba hari ikintu uri kubona se? Asha yaramubwiye ati sinzi ukuntu bimeze, ariko ndi kubona ibintu bivangavanze imbere yanjye. Muganga yamushyize intoki ebyiri imbere maze aramubaza ati uri kubona iki? Ati aka ni kangahe? Asha rero hamaze akanya ari kwitegereza, nubwo atarebaga neza ariko byasaga nk'aho ari kubona. Yaramubwiye ati ndi kubona kabiri. Akivuga ibi ngibi rero Silvana yahise atangira kwiterera hejuru ati umukunzi wanjye ari kureba. Muganga yarongeye amwereka izindi ntoki eshatu, nyamara n'ubundi Asha yarashubije ati ni intoki eshatu. Silvana rero yahise atera intambwe amwegera, maze Asha ahita atangira kureba. Yararebye maze abona ari kubona isura ya Silvana. Yaramubwiye ati ndakubonye, uri mwiza cyane, ndakubonye. Barahoberanye maze n'ubundi kurekurana biranga. Papa wabo rero we ntabwo yari ari hano, ndetse nta nubwo yari azi ibintu byose byateguwe n'ibyakozwe byose, nta gitekerezo na kimwe yari abifiteho. Silvana yarishimye maze atangira gushima Imana ko nibura umukunzi we yari yongeye kureba. Asha nawe byari byamurenze maze akajya abwira Silvana ati sinzi icyo nzakwitura, sinzi icyo nzagukorera, kuko niwe wanteye imbaraga zo gukora ibi byose. Ibyishimo rero byari byose. Barabasezereye rero maze barataha. Bageze mu rugo Asha nyine noneho areba rwose, nyuma y'iminsi mike yararebaga neza ku buryo yabonaga buri kimwe cyose. Noneho yatangiye kujya akora buri kimwe mu rugo, ndetse rwose atangira no kongera gukora akazi agakorera mu rugo. Ibyishimo rero byari byose. Aba bombi nyine umunezero wari wose. Ku rundi ruhande rero mama wa Agathe yabwiye papa wa Agathe ati ariko buretse kwiheba turacyafite ibyiringiro. Wibagiwe se ko dufite nyine amafaranga ari ahantu? Ikindi kandi imyaka 3 irashize bariya bombi babana. Ubu rero byumvikane ko dushatse twajya kurekarama ya mafaranga yacu akajya kuri konti ya Agathe nk'uko nyine byari byaravuzwe.
papa rero wa Agathe yahise amubwira ati ariko uzi ko ari byo, icyo gitekerezo nicyo, ibyo bintu ntabwo nabyibukaga. Mama wa Agathe yahise amubwira ati byihorere, ndaje mbikoreho, kandi nyine umuntu n'ubundi ubishinzwe ndabizi neza ko azanyumva kubera ko dusanzwe tuziranye. Papa wa Agathe yahise amubwira ati ahubwo sinzi impamvu nari mpangayitse, sinzi impamvu nari nihebye. Nyamara rero kubera ko Silvana yabonaga Asha yaramaze gukira neza asigaye areba, yaramubwiye ati ariko kubera iki noneho tutatangira no kwiga ku kibazo cyawe cyo kuba wakongera kugenda, ariko nabyo twazajya kubikorera ama examen. Naho rero Asha ati twagize amahirwe ibi birakunda, ibindi byo rwose ntabwo byakunda ndabizi, ikindi kandi birasaba amafaranga menshi. Naho rero Silvana ati n'ubundi tuzayashaka, amafaranga tuzayashaka si ikibazo, ubuzima buriya nibwo bugoye, naho amafaranga nta kibazo na kimwe tuzayashaka. Byasaga nkaho rero Asha rwose nta cyizere namba yifitiye, ariko nanone kubera ukuntu yakundaga Silvana yumvaga atamubabaza, ikintu cyose yamusabaga yumvaga rwose yakabaye agikora. Hanyuma rero ku rundi ruhande mama wa Agathe yaragiye ajya gushaka nyine umuntu wari ushinzwe ibi byerekeranye n'aya mafaranga yabo. Yamubwiye ko rero yifuza ko amafaranga y'umukobwa we yajya kuri konte ye. Naho rero uyu muntu wari ubishinzwe yaramubwiye ati ariko mu bigaragara umukobwa wawe ntabwo ari we wakoze ubukwe na Asha, kandi amasezerano avuga yuko uzakora ubukwe na Asha ari we bagomba kuzagabana aya mafaranga. Aya mafaranga rero agomba nyine kujya kuri Silvana, ntabwo agomba kujya kuri Agathe. Naho rero mama wa Agathe ati kandi umukobwa wanjye ari we nyine byanditseho. Naho uyu mumama atariko byari byanditse igihe nyine bazaba bakoze ubukwe, ariko ubu si we wakoze ubukwe. Amasezerano bivuga neza cyane ko umugore wa Asha ari we bagomba kuzagabana 50%, 50%. Mama rero wa Agathe yabwiye uyu mumama ati nyine mbabarira rwose unyumve, dore wowe uri n'umumama, niba ari na ngombwa ko ndi buguhe kuri ayo mafaranga ndayaguhaho nta kibazo, ariko mbabarira ubimfashemo maze iki kibazo gikemuke. Uyu mumama rero yumvise noneho hari kuzamo n'ibintu bya ruswa byo kuba bamuha amafaranga, maze agenda gakeya ahita ahamagara Asha ndetse na Silvana, arababwira ati muze mubanguke muri biro, murakenewe cyane. Baraje rero maze basanga mama wa Agathe aricaye, bahise bamubaza bati hanyuma wowe rero urashaka iki hano? Naho rero uyu mumama nyine yahise ababwira ati uyu mubyeyi rero wanyu yaraje gushaka amafaranga ya Silvana, ngo yayashakaga ngo kubera ko ngo yagombaga kujya ku izina rya Agathe, namubwiye ko bidashoboka ko aya mafaranga ari ayawe. Naho rero mama wa Agathe yarumiwe ati kubera iki ubahamagaye? Yatangiye kuvuga amagambo menshi ati none se ni gute uyu musore yaba asigaye areba? Yarabibonaga ko areba, yarabyiboneraga n'amaso ye. Ati waba se waratubeshye yuko ureba, nyamara waba waratubeshye ko utarebaga kandi wararebaga? Naho rero Asha yahise amubwira ati umubyeyi gito gusa, hanyuma se mwari muzi yuko nyine nzaguma ntareba ubuzima bwose? Ntabwo Imana yari kubyemera. Ayo mafaranga ushaka rero nta burenganzira muyafiteho habe na butoya. Ayo mafaranga ni ay'umugore wanjye, ikirenze kuri ibyo kandi ndamukunda n'umutima wanjye wose. Ntimunatekereze ko twasezeranye kubw'amasezerano yanyu, kubera ko byarangiye turi umugore n'umugabo kandi byemewe mu mategeko. Uko bari baraha ni nako nyine Silvana yiyunamaga maze agatangira gusoma nyine uyu musore Asha. Uyu mama rero wa Agathe bamusohoye hano nabi cyane, bati nureba nabi kandi turaguhamagarira polisi maze bagufunge kuri gushaka gutanga ruswa. Yasohotse aha n'amarira menshi, maze abangaba bashimira uyu mumama nyine wari wabahamagaye. Baragiye rero bageze mu rugo nyine batangiye gutera izi story z'ukuntu nyine mama wa Agathe ari umubyeyi mubi, none n'ukuntu bakennye nabo ubu ngubu nta kintu na kimwe bafite. Mama rero wa Agathe ari kubwira izi nkuru papa wa Agathe z'ukuntu amafaranga ntayo bakibonye, dore ko papa wa Agathe
yari atangira no gushaka gusara kubera ko ibyo yizeraga byose byari bitangiye kugenda biyoyoka. Hanyuma bahise bumva telefone ya mama Agathe isonnye, yarayitabye maze bahita bamubwira ko Agathe yakoze agisida ari kumwe n'umusore wasinze ndetse wari wanyweye n'ibitabi byinshi, maze bigatuma amukoresha agisida kubera ko rwose byari bimeze nk'aho nta kontorore yari afite. Mama wa Agathe acyumva ibi umutima wamuvuyemo maze atangira kurira asakuza ati ibi ni ibiki byaba bimbayeho. Bahise bajya kwa muganga rero maze bajya kureba Agathe, basanze yangiritse kuko urutirigongo rwe rwari rwangiritse cyane. Yagumye kwa muganga rero iminsi myinshi bari kumwitaho, ariko nyuma y'iminsi yaje nyine kongera gukiramo gakeya, ariko bamubwira ko atazabasha kongera guhagarara ku maguru ye. Mu by'ukuri yahise amera neza neza nka kwa kundi Asha byari byamugendekeye. Ku rundi ruhande rero Asha na Silvana bo bari biryoheye, dore ko bari bafite amafaranga menshi. Ubu ngubu bari barahinduye inzu, bafite amamodoka buri wese agendamo kandi imodoka nziza, bari baryoshye mu buryo bushoboka bwose. Hanyuma rero Asha yahamagaye papa we kubera ko yifuzaga nyine kumuha ku mafaranga kugira ngo abe yabasha kongera nawe akore amabizinesi nk'uko yayakoraga mbere. Papa we yaraje asanga Asha ari muri mashine ari gukora rwose yashishikaye. Hanyuma yahise amubaza ati none se muhungu wanjye urakora iki muri mashine kutareba? Naho rero Asha yahise amureba ati ariko papa uracyakunda umukara n'umweru nka kera? Papa ati urareba se? Asha yahise akuramo rinete ati cyane ndareba rwose. None se ni wambaye umukara n'umweru n'inkweto? Akazimubwira. Papa we byaramurenze maze ahita ahobera umuhungu we, ibyishimo biramurenga ati byagenze bite? Asha yahise amubwira ati Silvana byose niwe mbikesha, niwe wanjyanye kwa muganga. Tekereza ko yemeye agafata inguzanyo kugira ngo njyane kwa muganga. Papa wa Asha rero yahise ajya kureba Silvana maze aramuhobera, yaramubwiye ati mwana wanjye simfite icyo naguha, ariko nzajya mpora ngusabira umugisha kubera ko nawe ubwawe uri umugisha Imana yatwihereye. Gusa wumve ko rwose nkunezerewe. Nyamara rero ikindi kintu atarazi ni uko bari kuganira ibyo bazakoresha amafaranga. Ubwo ni Asha ndetse na Silvana, kuko nyine bagombaga kuyagabana buri wese akagira ye. Asha yabwiye Silvana ko yifuza ko ku mafaranga ye 50% yazayaha papa we. Naho rero Silvana yahise amubwira ati nanjye rwose niko mbitekereza, 50% nzayaha papa wanjye. Nyamara ubwo yavugaga nyine sebukwe ari we papa wa Asha, kuko yaramukundaga cyane kubera ukuntu bamubaye hafi. Bose rero bamuhaye amafaranga maze ahita yongera atangira bizinesi. Ikintu gitangaje rero nuko yongeye akaba ari ujya gukora ya bizinesi bakoranaga na papa wa Agathe, ndetse rwose agatangira nyine kongera kubona amafaranga menshi. Ubwo nyine papa wa Agathe we rwose byasaga nkaho yarangije kuvamo, noneho niwe wari waragiye aho papa wa Asha yari ari, kuko ubukene bwari bubamereye nabi uyu munsi, dore ko Agathe yari asigaye agendera mu kagare, nta kintu na kimwe bari bagifite. Nyamara bari baramutetesheje, yaramenyereye ko telefone yose ashatse ayibona, imodoka yose ashatse ayibona, ariko kano kanya ibyo bafite ahubwo byose bari baramaze kubigurisha kubera ko ubukene bwari bumeze nabi. Hanyuma rero umunsi umwe mama wabo ari kugenda mu muhanda, yagiye kubona abona Asha wari uri kumwe na Silvana bari kuva mu modoka. Gusa nyine uyu munsi Asha yari ari kugendera noneho ku mbago kubera ko bari baramubaza umugongo, byaremeye ko rwose yongera kubasha guhaguruka. Ntabwo yari yakira neza, ariko yagenderaga ku mbago atera intambwe ngufi ngufi, nyine ubona ko rwose ibintu biri mu nzira nziza. Akibakubita amaso yarihisha ahantu ku ruhande maze arabitegereza. Yaratashye rero maze abwira Agathe ati wakwemera ko wa musore Asha asigaye areba ndetse nyine asigaye anagendera ku mbago, atakigendera mu kagare? Agathe yanze nko gusara ati ntabwo ibyo bintu byashoboka, ntabwo yaba asigaye areba kubera ko naramukundaga, murabizi nimwe mwatumye mureka, ubu twakabaye ari njye tubana, none hasigaye n'umukire afite amafaranga menshi, amafaranga yanjye mwarayampombeje mwanga ko tubana. Naho mama we ati hanyuma wowe warabishakaga, wowe ntiwari warabyanze. Batangiye rero bose kurakarira nyine uyu mukobwa Silvana, kandi mu by'ukuri bo bari bazi ko bamujugunye mu manga. Nyamara icyo batari bazi ni uko bari bamujugunye mu kirombe cya zahabu, ahubwo
aho batekerezaga ko bamugiriye nabi niho bari bamusangishije umugisha we. Bari basigaye bimereye neza Sha na Silvana, naho rero ab'iwabo bo rwose ibibazo byari ibibazo byarabarenze. Hashize iminsi rero Asha yaramaze gukira neza cyane rwose, maze umunsi umwe bari bicaye rero muri salo, Asha yari ari kumwe na papa we. Yahise abwira papa we ati papa, ese wamenye n'ikindi? Uzi se ko njyewe ndetse na Silvana dukundana bya nyabyo ndetse tutiteguye no kuzegera dutandukana? Byararangiye, Imana yaraduhuje kandi ni ukuri nshima Imana ko yampuje n'umugore wa nyawe. Papa we yarishimye maze rwose amubwira ko nawe yishimiye umukazana we. Hanyuma rero nyuma y'iminsi mikeya Asha yahamagaye Silvana maze amubwira ko yifuza ko rwose baganira. Bicaye muri salo rero Asha yatangiye kubwira Silvana ati ni ukuri ndagushimiye ko wankunze igihe buri wese yangenderaga kure, igihe nta muntu n'umwe washakaga kunyegera. Ndagushimiye rwose ko wambaye hafi, ndetse ni nawe wamfashije kuba uyu munsi mpagaze ku maguru yanjye abiri. Ni wowe wamfashije muri byose, wabaye umugisha wanjye. Wumve ko ngushimiye kandi uri byose byanjye. Hanyuma rero nanjye niteguye kuzagukunda ubuziraherezo, nzagukunda iteka ryose. Silvana yahise amubwira ati ariko nanjye ndagukunda n'umutima wanjye wose, kandi niteguye kuzakuba hafi igihe cyose. Nzaba ndi kumwe nawe, byaba mu byiza byaba mu bibi, byose tuzabisangira, kubera ko ni wowe mugabo nasabye Imana. Aba bombi rero barahoberanye, maze Asha yongera gupfukama. Yahise rero abwira Silvana ati none se umugore wanjye nkunda, noneho wabinyemerera n'umunwa wawe ko wemeye kumbera umugore ubuziraherezo? Silvana rero aseka ati ndabyemeye, uyu munsi ndetse no mu hazaza ni wowe nifuza ko twazabana akaramata. Aba bombi barahagurutse maze barongera barahoberana. Ibyishimo rero byari byose. Nyamara ku rundi ruhande iwabo wa Agathe bo bari bari kubasohora mu nzu kubera ko batari bakibona n'amafaranga yo kwishyura inzu. Nyamara babasohoye nta n'ikintu na kimwe basohokanyemo, kubera ko nyine ibintu byabo byose byagombaga gutezwa cyamunara kugira ngo bishyure amakredi yose bari barimo. Amarira rero yari menshi, ndetse bose bari bari kwifuza ko bakabaye barabaniye neza Silvana, ko ahari ngubu aba ari we uri kubafasha, ariko nta kintu na kimwe yifuzaga kumenya kiberekeye, kubera ko yabashinjaga urupfu rwa mama we, ndetse akanabashinja ibintu byose bibi byamubayeho kuva akiri umwana muto. Gusa nyine we ndetse n'umukunzi we bari bimeraniye neza, dore ko nyine Asha yari yarasubiye no ku kazi. Ibintu byari biryoshye, byari byiza cyane. Silvana yari yishimye ibyishimo atigeze agira kuva akiri mutoya. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kwikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.